rimwe na rimwe mu buzima usanga abantu bagiye batandukanye, aho usanga gufata umwanzuro rimwe na rimwe umwe bimugora, undi ugasanga biroroha, undi ugasanga bitekerezaho. Hari nabo usanga ari imwasama, ariko uyu munsi njye nabateguriye ibimenyetso biranga umwasama, haba mu rukundo ndetse no mu buzima busanzwe. Ariko mbere ko ntangira kubasobanurira byinshi, genzura neza niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo ujye ubasha kubona buri kiganiro tugiye tubagezaho. Ikintu cya mbere kiranga umwasama, ntabasha kuvuga oya. Rimwe na rimwe mu buzima usanga kuvuga oya abantu rimwe na rimwe bibagora, ariko ugasanga kuvuga yego ni ibintu mbese biboroheye. Ugasanga umukobwa umusabye urukundo ngo yego, ariko ugasanga nyuma akundanye n'abasore barenga 5 bitewe no kunanirwa kuvuga ngo oya. Rero igihe cyose utazi kuvuga oya, menya ko uri umwasama. Ikintu cya kabiri kiranga umwasama, ahora areba video z'ibishego. Rimwe na rimwe mu buzima usanga abantu bagiye bareba amashusho y'urukozasoni cyangwa se ibintu byerekeranye n'ibishego, nabo nyine byararangiye nabo babaye nk'ibyo bintu bagenda bavuga. Ugasanga umuntu ahora avuga ibyerekeranye n'ibitsina, ariko ugasanga ubuzima bwe buherereye muri ibyo bintu. Ugasanga niwe wa muntu ujya kugura indaya, ugasanga niwe wa muntu mbese ubuzima bwiwe ntiyabubamo adasambana. Rero ikiranga umwasama ni uko usanga areba video z'ibishego. Ikintu cya gatatu kiranga umwasama, atekereza ko atabasha kwikemurira ibibazo. Rimwe na rimwe mu buzima usanga abantu si no mu buzima busanzwe bwo no mu rukundo, usanga umuntu atabasha kwikemurira ibibazo, ariko ugasanga yabishobora ahubwo atekereza ko atabishobora. Rero igihe cyose utekereza ko utashobora kwikemurira ibibazo ugategereza abandi, aho ngaho menya ko wowe uri umwasama. Ikintu cya kane kiranga umwasama, ingeso ze zimugira imbata. Rimwe na rimwe no mu rukundo ugasanga umuntu ingeso ze zaramubaze, cyane cyane nko kwikinisha ndetse n'izindi ngeso. Ugasanga izo ngeso zaramubase cyane, zamugize imbata, ugasanga gutendeka nibyo zabaye akazi ke. Rero igihe cyose ingeso zawe zakugize imbata, menya ko uri umwasama. No mu rukundo uri umwasama, kuko mu rukundo biba bisaba ngo ugire ingeso nziza, n'izo ngeso mbi ufite ugerageze kuzihisha cyangwa se uzibwire uwo mukundana amurebe niba yazishobora. Rero igihe cyose ingeso zawe zakugize imbata, nawe uri umwasama. Ikintu cya gatanu kiranga umwasama, akunda kuvuga ku bandi. Ugasanga ubuzima bwe bwinshi abushingira ku bandi, niko navuga. Ugasanga nyine kugira ngo aganire n'inshuti ye aravuga ku yindi nshuti ye. Ugasanga nyine kugira ngo muvi inshuti nuko arabanza akaguteranya na ya nshuti yawe yindi, cyangwa se abanza kwereka uburyo ko izo nshuti ziwe zindi ari mbi, we ari umuntu mwiza, cyangwa se kwangisha za nshuti zawe zindi. Rero ugasanga akunze kuvuga ku bandi. Uwo ngo ni umwasama, ushatse bamureka. No mu rukundo ugasanga nyine kugira ngo mukundane nyine ni uko nguko. Ikintu cya gatandatu kiranga umwasama, ubutumwa bumurenga bumugwa nabi. Ugasanga umukobwa uramubwiye uti wa mukobwa gabanya kugira abasore mukundana benshi cyangwa se aba boyfriend benshi, kuko ibyo ngibyo bishobora kukwicira amarangamutima ukibeshya ko ukunzwe kandi hari icyo bagukurikiyeho. Ugasanga umukobwa biramubabaje, rimwe na rimwe akaba yanakwanga kukuvugisha cyangwa se mukaba mwababanzi bitewe n'ayo magambo mubwiye. Rero ubutumwa bumunenga buramugwa nabi cyane, agahita kwanga nawe ahubwo wowe umugiriye iyo nama. Ikintu cya karindwi kikwereka umwasama, ikintu cya karindwi kiranga umwasama, arazwi ishinga n'ibyo abantu benshi bamutekerezaho. Ugasanga umuntu bamutekereza wenda cyangwa se akaba bamukekera bavuga uti urugero uriya mukobwa agira umunwa cyangwa se
mbese igikorwa icyo ari cyo cyose, ariko ugasanga nyine abantu bari kukubeshyera tu, ariko ugasanga ubyegereza umutima ugashaka ko bikubabaza, mbese ugasanga buri kimwe cyose ni gushaka ko bakivugaho, cyangwa se ukumva ko urajya gushyiraho umucyo ku byo bakubwiye. Rimwe na rimwe umuntu yavuze uti urugero Kararisa akundana na David, akundana n'undi muntu runaka, ugasanga byakubabaje ukashaka kujya gutukana n'uwo muntu wabivuze aho utabanje kwicecekera. Rero igihe cyose ugiye kumusubiza rimwe na rimwe mukaba mwanarwana, menya ko uri umwasama. Ikintu cya 8 kiranga umwasama, ntiyita ku byo ashinzwe gukora, ahubwo usanga ari kwita ku bitamureba. Ugasanga ubuzima bwe nyine no mu rukundo, umuntu umeze utyo w'umwasama ushatse wamureka, kuko umuntu uba utita ku bye, ahubwo ugasanga ari kwita ku by'abandi cyane, ndetse n'ibyo by'abandi ari kwitaho cyane ugasanga ntari kubyitaho nyine abikora, ahubwo ari kubyitaho ku munwa, mbese ugasanga yigize umubara nkuru. Rero uwo muntu ni umwasama. Ikintu cya 9 kiranga umwasama, agorwa no gufata icyemezo. Rimwe na rimwe usanga gufata icyemezo bimugora bitewe n'uko nyine nta kimurimo, nko kubona ingunguru ibereye aho. Rero iki nacyo ni ikimenyetso cy'umwasama. Ikimenyetso cya 10 aricyo cya nyuma kiranga umwasama, ni ugushyikirana n'abandi biramugora. Mu gushyikirana n'abandi nyine usanga bimugora bitewe n'uko nyine imico yiwe ashobora kugera ahantu badahuje imico, ariko yageze ahantu bahuje imico ewana barahuza. Ariko igihe mudahuje imico nyine gushyikirana nawe biramugora, kuko abakeneye abandi bantu b'imyasama nyine nkawe kugira ngo babashe kuganira. Rero igihe wowe utaganira nk'abo b'imyasama, usanga nyine bimugora kugira ngo mubane cyangwa se mumenyane mu bishuti. Uyu munsi nanabateguriye byinshi biranga umwasama. Ese nawe uri umwasama? Ese muri bino bimenyetso nawe hari icyaba kikurebamo? Ndavuga mu mutima. Ngewe wabagejeje iki kiganiro nkaba nitwa Aime, iyi yitwa Aime Heart. Ntugende udakanze subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, kandi ujye wibuka gusharinga ku nshuti zawe nyabuna. Murakoze cyane.